amahoro n'imigisha bitangwa n'Uwiteka nibibe kuri wowe udukurikiye muri aka kanya, ariko ndongera kugushimira cyane wowe wongeye kudufasha kugereka ibuye kurindi ukanda subscribe hano ku Muhigo TV. Aya mashyi n'ayawe. Bravo, ni besoin. Mbere na mbere twifuriza umwaka mwiza mushya wa 2022, tukaba bifurizamo byose mwifuza gutera imbere, guhirwa, kugira ibyishimo, ikirutaho kubaho ubuzima bufite intego. Nongeye kuguha ikaze hano ku Muhigo TV. Nk'uko bisanzwe nitwa Ngirumwami Samuel cyangwa se unyite Sami. Umuhanzi Clarisse Karasira mwese muramuzi, ni umuhanzi uririmba indirimbo zijyanye n'umuco gakondo nyarwanda, umuhanzi ubu wibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuhanzi wagiye uducishirizaho indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye, harimo nk'iyitwa Gira Neza Wigendere, ariko hakaba indirimbo yatumye yamamara, indirimbo yitwa Nizagushuke. Clarisse Karasira rero ubu yakorewe ibirori byo kwitegura kwakira umwana atwite. Umuhanzi Clarisse Karasira ubarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatunguwe n'abanyarwanda bahatuye bamukorera ibirori byo kwitegura umwana atwite w'imfura bizwi nka baby shower mu ndimi z'amahanga. Ni ibirori byagizwemo uruhare n'abandi banyarwanda batuye hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, maze batungura Clarisse Karasira bamwifuriza ishya n'ihirwe ryo kwitegura umwana mushya mu muryango. Kuri iki cyumweru tariki ya 8 Gicurasi 2022 nibwo Clarisse Karasira yakorewe ibirori byo kwitegura imfura ye y'umuhungu n'umugabo we ifasha bayo de Jouer Sylvien. Ibi birori bya baby shower byabereye ahitwa Gohanami mu rugo kwa Naomi Reconcile muri Leta ya Miami. Ibi ngibi ni ibirori kenshi bigenda bibaho mu miryango igiye itandukanye, aho bikorwa cyane cyane iyo umumama atwite bitegura kwakira umwana mushya, nkuko twabivuze haraguru byitwa mu zindi ndimi babyita baby shower. Byateguwe bigizwemo uruhare rero n'abanyarwanda basanzwe batuye hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, harimo uwitwa Divine uzwi ku izina rya Mama Igor, ndetse na Honorine Igihozo, ndetse na Miki Sindayigaya. Nk'uko tubizi rero abangaba Clarisse Karasira ndetse na ifasha bayo Sylvie de Jouer, ku itariki ya 1 Gicurasi 2021 Clarisse Karasira ndetse na de Jouer bemeranyije kubana nk'umugabo n'umugore, yaba mu bibi ndetse no mu byiza. Ni umuhango wabereye mu rusengero rwa Christian Life Assembly ruherereye i Nyarutarama muri Kigali. Ubukwe bw'aba bombi bwitabiriwe n'abarimo umuhanzi kazi Maria Yohana, Nyiranyamibwa Suzana, Maria Uwanjye mukuru wa Mutamuriza uzi ku izina rya Kamariza wari uhagarariye umuryango wabo. Hari kandi n'umubyeyi Mama Cecile wo mu muryango w'ubuyobozi w'urwego rw'igihugu nshingwa nama rw'inararibonye, ndetse na Honorable Tito Rutarimara, Honorable Console na Honorable Mukakarisa Jeanne d'Arc. Clarisse Karasira na ifasha bayo basezeranyijwe na Pasiteri Raphael Ndahayo mu itorero Christian Life Assembly. Aba bombi basezeranye imbere y'Imana nyuma y'uko ku itariki 18 Gashyantare 2021 basezeranye imbere y'amategeko ya Repubulika y'u Rwanda mu muhango wabereye mu murenge wa Rusororo. Icyo twakifuriza Clarisse Karasira rero ni ukuzagira ishya n'ihirwe, maze akitegura imfura ye mu bihe byiza cyane, dore ko ari aya makuru yaje kwitangarizwa
nabo ubwabo ubwo Clarisse Karasira yajyaga ku rubuga rwa Instagram kuri uyu wa mbere agapostingaho amafoto bari mu birori byo kwitegura kwakira umwana, agira ati mutware wanjye itegure kwakira igikomangoma, nabo twagure umuryango. Ni ibihe byiza, ni amafoto ubona ko bari bishimye cyane, ibintu byari bimeze neza. Njye nari Ngirumwami Samuel hano ku Muhigo TV. Reka nkwibutse wowe udahwema kubana natwe uko bwije n'uko bukeye, ujye ukanda subscribe, ukore share n'abandi babibone, ukore comment. Ndagushimiye wowe udahwema kudukurikira. Imana niguha umugisha. Ciao ciao.